Shalom, nongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu. Nezewe no kongera kubonana namwe. Ndumva mumenyereye kubatanzi batari bambura tangiye batambona chano yanjye nitwa Mukarugera Valentine. Imana rero ibaha umugisha kubwo kunkurikira. Abankurikira mwese mbasaba umugisha w'Imana, Imana ibagirire neza. Muzajya murushaho kunyereka ko tuba turi kumwe kubwo gukanda inzogera cyangwa ubwo gukora like, mukora subscribe, aho hose muba munyereka ko turi kumwe mu bikorwa byanjye, mu biganiro byanjye. Imana iduhana umugisha. Reka ntangire nshima Imana. Ndagushimira Uwiteka Imana yacu, ndakunezera no mwanya kongeye kumpa umwanya wo kuza hano kuri no channel Shiro Barakare. Ndaguhimbaje Uwiteka Mana ko wampaye no mwanya kugira ngo njye vuga imirimo n'ibitangaza ukora. Data ndagushimiye ko no mwanya umugisha wese washa kunkurikira. Izina ryawe ryihishe kibahiro hano Uwiteka Mana, nzakuvuga ukuri, nzahora ngushima iminsi yose nkiri mu isi y'abazima. Urakoze kuko wumvisha kunyanga gusenga kwanjye. Ndakuratse mu mwanya ugaragare ko kuri Imana mu izina rya Yesu irakoze. Amen. Ndatangira rero ndirimba agakorase, numvishijwe n'Imana, nejejwe n'Imana mu mutima wanjye. Agashamba ka Satani we karahiye, karahiye we karahiye. Agashamba ka Satani we karahiye, karahiye we karahiye. Agashamba k'abarozi we karahiye, karahiye we karahiye. Agashyamba k'abajura we karahiye, karahiye we karahiye. Agashyamba k'ababeshyi we karahiye cyane, karahiye we karahiye. Agashyamba k'abibone we karahiye, karahiye we karahiye. Agashyamba k'ababeshyi we karahiye cyane, karahiye we karahiye. Agashyamba ka Satani we ndagatwika, karahiye karahiye mu izina rya Yesu. Mu izina rya Yesu agashyamba ka Satani kugatwika mu izina rya Yesu. Amaraso ya Yesu namanuke. Agashyamba ka Satani we karahiye, karahiye we karahiye. Imana nishimwe. Turi muri no se rero ubushize twari twaganiriye ku ijambo rinase ngo nyuma y'ibi ngibi niki kigiye gukurikira. Nyuma y'ibi birimo kubaho, nyuma y'ibigeragezo, nyuma y'intambara, nyuma y'abarozi, nyuma y'abaguhiga, nyuma y'abakwambura, nyuma y'ubugumba, nyuma y'ubupfubyi, nyuma y'ibi ngibi, nyuma y'ubupfakazi, nyuma ya byinshi duhura nabyo mu isi. Ufite inyuma yawe, nanjye ufite inyuma yanjye, hibyo tugera duhura nabyo. Ariko hamwe n'ibyo ngibyo rero nifuje umunsi kugira ngo nze nshima Imana. Ndashima Imana kandi ndongera nanone ndirimbe. Mu by'ukuri ejo nakomeje kukwitekerezaho, hari tariki 8 z'ukwezi kwa gatanu, tekereza iby'Imana yankoreye. Numva nakomeza kuyishima, si uko ntafite aho nagomba kuyishimira hano, ariko iyo nyishima no kuri no channel Imana yampaye gufungura, numva ko nisanzuyeho, nta muntu uza kuyiboroka, nta muntu uza ngo ayifunge. Hano numva nisanzuye, nkumva nicyo cyose nashaka kuvuga. Mbwira mugenzi wanjye wabasha kunyumva, mbwira mwene data wabasha kunyumva, naho ubuhamya bwanjye akabyumva. Numva neshejwe n'Imana mu mutima wanjye ko hari icyo navugira Imana. Nukuri ndanezerewe. Bushize narakomeje, ariko kubera ikibazo cya tekinoloji, iminota bari bampaye nabonye itaragezeho, n'ubusinzi n'imbere bugereho. Ariko hamwe n'ibyo ngibyo ndacyashima Imana. Ndashima Imana mu gihe cyashize. Nukuri Satani yarangambeho umugambi utari mwiza. Satani yari numvaga yashyize ubugingo bwanjye kugira ngo sari nkurwe mu mubiri, ariko Imana ishimwe. Ndashima Imana ko maze hafi umwaka Satani yarakoresheje umuntu numva ko rwose ari umwizerwa, umuntu wa hafi, akampa ibintu bibi, akabingaburira. Icyo gihe bingabanye hamwe n'umutware wanjye, ariko icyambwe ko ari ibintu ko nabyutse mu gitondo sanga uko umuriro wanjye wari umeze atari ko kimeze. Ibyo ngubwo iyo numva mbishimaho Imana. Navuze ngo umuntu yamaye ibintu byo kunywa mu cyayi, ndabinywa. Numva biranyoteje ukuntu numva mu rurimi rurababutse, rumwe nkaho bashyizeho amazi y'umuriro ashyushye cyane. Mpita niruka nkajya gucira ahantu muri lavabo, ngira ngo byarashize. Ariko byose mu gitondo nsanga akanwa kanjye kari kubuze, noneho nakunama ibintu bikisuka hasi birenduka gutya bimeze nk'ururenda. Umva ibyo bintu byarantunguye. Noneho mari iminsi numva ururimi rwanjye rwarababutse, na n'umunsi ururimi rwanjye usa nkaho rwabutse. Ariko icyo nshima Imana ni uko uwo munsi Imana yanyimanye, ni uko uwo munsi Imana yimanye umugabo wanjye. Ni ukuri wenda abantu bari muri Afurika wenda baze ngo uko biba bimeze, njye sindabisobanukirwa cyane, ariko naketse ko hari bwaba ari bwo. Gusa icyo nshima Imana uko ibyo bintu nza kubimira, hari inyama zose zo mu nda ziba zarahiye.
mwumve ko nabiciriye handi no kubicira bwa rubuga kabisa nkaho ndewe ibintu bishobora kuba byagira umuntu nabi ariko ndabishima. Ubwo rero numva naririmbira Imana ho gatoya kuko igihe mbona ari gitoya cy'iyi video mfite, ndashima Imana ko yandinze ikandima n'umuryango wanjye, Imana ihana icyubahiro. Numvaga naririmba indirimbo ya Daniel wenda no audio ninashira ariko